Buriya umuntu wanyweye inzoga nk'uko tubizi inzoga hari ibyo yangiza ku rwego rw'ubwonko aho ikonsoma glucose nangwa isukari nyinshi dukoresha. Ni ukuvuga ngo ikindi ikonsoma amazi menshi. Hari centre igeraho igatuma ya antidiuretic hormone aho bituma umuntu atakaza amazi menshi. Akaba ari nayo mpamvu mubona buri umuntu wanyweye inzoga ajya kwihagarika kenshi. Si uko aba ari kwihagarika inzoga, ahubwo aba arimo arihagarika amazi amuvamo mu mubiri, ari bitewe n'uko alcohol iba yagiye kwangiza rwa ruhande rukontorora amazi mu mubiri. Akaba ari nayo mpamvu mu gitondo umuntu wanyweye inzoga abyuka afite inyota nyinshi, bitewe n'uko amazi mu mubiri yari afite aba yagiye avamo kubera ko alcohol yabyangije. So rero tureba ibintu bibiri: ku muntu udafite amazi ahagije mu mubiri, nangwa se ku muntu udafite isukari ihagije mu mubiri, akajya gukora siporo y'imbaraga nyinshi. Icyo gihe ubuzima buba buri muri risike, kuko iyo dukora siporo dukoresha isukari nangwa se imbaraga nangwa se glucose. Iyo rero iyo glucose yaraye ishize, akaba atigeze akora indi refilling nangwa kongeramo indi, kandi akenshi na kenshi umuntu waraye anywa inzoga nyinshi mu gitondo abyuka adafite apeti yo kurya kugira ngo yongere agire ya glucose ihagije, ndetse wenda ugasanga n'amazi ntabwo yanyweye ngo abe yongeye mu mubiri. Icyo gihe rero siporo ishobora kumutera desidratation ikabije, ya indi kuko amazi n'undi yari yavuyemo, noneho akongera no gutakaza ayandi. Umubiri ugize amazi makeya biba ikibazo gikomeye, akaba ari naho ushobora gusanga yajya muri shock hypovolemique. Nangwa se muzi ikindi ko ubwonko bwacu bukoreshwa n'isukari ariyo glucose, kandi nayo bikaba bigaragara ko alcohol yayangije. Icyo gihe ubwonko budafite isukari ntabwo bukora neza, nabwo ni cya gihe uzabona umuntu yikubita hasi. Biba bivuga ngo amaraso arimo aragera mu bwonko nangwa se isukari irimo iragera mu bwonko ntabwo ihagije. Noneho umubiri ukavuga utoke nubwo ari gake, reka ndyamisha uno muntu noneho amaraso abashe gutembera neza agere mu bwonko, ka gasukari gake kari karimo ubwonko bukiharira, kuko ubundi ubwonko bwitwa noble organ nangwa se hari ibice by'umubiri biba bifite agaciro gakomeye, harimo ubwonko, harimo impyiko, harimo umwijima n'umutima. Izo nizo noble organs. Izo rero amaraso yabaye make niho agana cyane, iyo abanza guhabwa izo organ zifite agaciro gakomeye. Icyo gihe rero niyo mpamvu uzasanga umuntu wanyweye inzoga nangwa waraye anyweye inzoga ahaguruka akazengera akikubita hasi. Ngaho rero noneho ufata uwo muntu nurangiza umutware muri siporo, uvuge ngo ngaho genda wongereho izindi utakaze iyindi sukari, niyo wari ufite mu mubiri ni nkeya, noneho ugiye gutakaza indi sukari nanone. Bivuge ngo uba ugiye kwishyira mu kibazo gikomeye. Bikaba ari byiza yuko umuntu wanyweye inzoga zikabije yabanza agakira ibyo bibazo afite, noneho akaza kujya muri siporo amaze kugira imbaraga zindi zihagije zatuma